Abagabo benshi bahunga gutaha mu rugo rwabo, si uko badakunda imiryango yabo, hari impamvu zibitera abantu benshi batajya bashaka kumva cyangwa se n'abagabo ubwabo batajya bavuga. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe impamvu enye zituma umugabo yumva atishimiye kuba mu rugo rwe. Ugasanga amasaha yo gutaha niba ageze ntashaka gutaha, niba yari ari mu kazi agashaka impamvu yatuma ajya muri siporo zihuse ariko ntatahe mu rugo. Reka turebere hamwe izo mpamvu uko ari enye. Iya kane yo uyumve cyane, ndashaka ko twumva ibintu bituma umugabo azinukwa urugo rwe, hanyuma abagore bumve iyi videwo n'abakobwa kugeza irangiye bafate umwanzuro cyangwa se bagire ibyo bahindura, n'abagabo barebe uko ibi bintu bimwe na bimwe bakiga guhangana nabyo. Tudatinze, icya mbere ni ukudahabwa icyubahiro. Buriya umugabo ashobora gukora cyane hanze ariko yataha mu rugo agasanga abo mu rugo barimo baramunenga, barimo baramusebya cyangwa se ntibashaka no kumwumva. Iyo umuntu ahora yumva nta gaciro rero afite mu rugo rwe, atangira kuruhunga buhoro buhoro. Aha reka twimagine umugore cyangwa se nawe mukobwa, wiriwe ukora, wiriwe upagasa, wiriwe stress ari yose, uvuga ngo ibyo nkora byose ndi kubikorera umuryango wanjye nk'uko turi kureba iyo foto. Ukagenda utekereza inzu ukuntu uzayishyura ibintu byose, hanyuma wagera mu rugo ugasanga bari kugusebya, ngo utashye amasaha wakoze iki, ngo ntukiduha umwanya, cyangwa se ugashaka no kwisobanura ukumva ntibari kukumva. Ugasanga barimo mbehe barakunegura guhera ku mugore kugera ku bana n'umukozi. Wowe wamera ute? Cyangwa se guhera ku mugabo? Ubwo ndi kubwira umugore kwimajina. Iki kintu nujya ukimajina rero ujye utekereza ko abagabo ntabwo barira nk'uko twe turira, ariko nabo baravunika. Nujya ubitekereza rero jya wiga guha agaciro umugabo, nubwo yaba atahanye 1000, nubwo yaba atahanye 2, ariko yazindutse avuga ngo nanjye umuryango wanjye uyu munsi ukarange cyangwa se utereke isafuriya ku ziko. Kabiri, stress y'amafaranga. Oh my goodness, ibibazo by'ubuzima, amadeni, amafaranga y'ishuri cyangwa ibyo kurya bishobora gutuma umugabo ahora ahangayitse. Hari igihe aceceka cyangwa akitandukanya n'umuryango kubera pressure aba afite mu mutwe. Umugore aho gusigara mu nzu nk'uko ureba kuri iyo foto n'abana mukina mugira mute, tekereza ko stress y'amafaranga uko aba menshi niko bituma umugabo yumva yahunga urugo. Ndagira ngo tugende tuganira tunimagina. Tekereza nawe uri responsible yo gutunga umuryango mu buryo buri financial. Biragoranye. Ahangaha inama nagira umugore cyangwa se umukobwa wifuza gushinga nako kuzabana n'umugabo we, ni ugukora uko ushoboye ukazumva ko hari akantu gato ushobora gufasha umugabo ariko kari financial kinjiza. Tujye tugira impuhwe. Na mama wawe ubu ngubu ku myaka ufite ntago yagutunga ngo agutunge for free kandi yarakubyaye. Ugomba kuba ari icyo umuhereza akugomba nawe umugomba. Rero niba ushaka ko umugabo hari ibintu umufasha cyangwa se hari ibintu wamukemurira, nawe iga kumufasha. Wimutererana mu nshingano z'amafaranga. Aragenda ibitugu bikagira naho byenda guhengama kubera ko ari kwiruka ku mafaranga. Utekereza noneho ubu ibintu byarahenze. Ibintu byarahenze. Ni ukuvuga ngo isukari yaguraga amafaranga 5 ubu iri ku 2000, 2005. Amavuta yaguraga 3,5 ageze ku noti ya 6. None se nudahaguruka ngo ufashe umugabo uri kwibwira ko atazageza igihe akaguta, kuko yumva ko asigaye kuzanira ibintu, kuko iyi stress y'amafaranga ni nayo itera iriya mpamvu yo hejuru kudahabwa icyubahiro. Araza agasanga muri kumusaba ibintu byinshi, yabura ubushobozi, yatangira no kwisobanurira nimumwumve, mukumva nta n'impamvu yo kuba azinduka ngo ajye gukora. Ariko wowe nyuma yo kubona ko ibintu biri ku muganza, biri ku bushobozi, uri kumufasha iki? Uri kumufasha iki? Gatatu, umugabo ashobora guhunga urugo kubera kubura amahoro mu rugo. Iyo mu rugo harimo intonganya buri gihe, amagambo mabi cyangwa kutumvikana, umuntu atangira kubona hanze nk'ahantu heza kurusha gutaha. Amahoro yo mu rugo afite agaciro gakomeye cyane. Ugasanga umudamu wasigaye mu rugo nta kindi kintu agira mu kanwa ke usibye gutongana.
ntazi gushyira abana ku murongo. Abana ni wa ukubise igikombe, uneye aho ngaho, unyaye aho ngaho, umennye televiziyo, umukozi ngo nyango yatinze ngo ajye guhaha ugasanga ari kumutuka nyine. Umugabo yajya no kugura nk'ipantaro, nk'ubuguze ipantaro twari dukeneye ibitunguru. Mudamu utongana, Imana yo mu ijuru niyo yonyine yo kumubwira yuko ibi bintu atari byiza. Gutongana bibuza abantu amahoro. Intonganya mu rugo zizana amakimbirane, zizana umwuka mubi, abantu bararyana, abana bakarira. Umva, ubishoboye ubundi mu rugo ntubukwiye gutongana. Turebe ikintu cya kane gishobora gutuma umugabo ahunga urugo adasezeye akigendera. Nababwiye ngo abantu bari bwumve video guhera itangiye kugeza isoje, munyumvire neza iki kintu, mwumve icyo ndi kuvuga, mwumve icyo ndi gusobanura. Ahari mushobora kuba mwagize ngo ibintu bishobora gutuma umugabo ahunga urugo ni biriya gusa. Iki cya kane kirakomeye, kutumva ko akunzwe cyangwa ashyigikiwe. Abagabo benshi ntibavuga, ariko amarangamutima yabo ewana nabo baba bayakeneye. Baba bakeneye icyo wakita appreciation, kumushimira. Baba bakeneye encouragement cyangwa se kumushyigikira, kumubwira ngo nubwo wabonye 1000 ejo uzazana 2, nubwo wabonye 3 ejo uzazana 6, nubwo uri kubona ya nanjye kance hasi, nubwo watangiye ishuri nanjye kanjyemo mba umwarimu. Ntago you can't understand, ntago umugabo abaho nawe atagira amarangamutima. Abakeneye ibi bintu uko mbikubwiye ari 2. N'iki cya gatatu, kumva ko hari umuntu uhora umuri inyuma uko byagenda kose, uhora umuri inyuma. Kuko iyo umushyigikira aravuga ati nubwo naba nari muri iyi si, uyu mugore wanjye yakorera abana, bakabaho abana banjye nibabaho nabi. Iki kintu iyo umugabo agitekereza araryama agasinzira. Iyo umushimira avuga ati umugore wanjye byibuze nubwo nta kintu nazanye yabonye ko nzi gukora, icyo gihe birangira avuze ati kashake ibyo nakora birenzeho. So niba mutanabizi, iki kintu bita gushimira kiri mu bintu, n'iki cya encouragement kiri mu bintu ubushakashatsi bwagaragaje umuntu akoresha rero umwana w'umwadorsa, kumwereka ko nubwo hari ibyo yishe ejo azakosora, kumushimira kubera ko hari ikintu akoze. So iyo n'ubundi 200 yakunaniye, umwana w'umwadorsa ntushobora kumurera ngo bikunde. So iyo ibyo rero abagabo babibuze, bumva bari bonyine no mu rugo rwabo, bumva nta muntu bafite, bumva nta epfo na ruguru. Akareba abagabo ntibazi kurira, ngo arajya kuririra mama we, ntajya kurira papa we, nyine agahinda kakamwica, akagera akavuga ati igisubizo ni ukuruvamo. Aha ni handi umugabo rero byuko ugasanga yazinze utwe yagiye, ntago ashobora no kugusezera. So niba rero utarubizi, iga gushimira umugabo wawe mu buryo bwose bushoboka. Umwereke ko unamushyigikiye, ikindi umwereke ko umuri inyuma mu byo akora byose. Urugo rwiza ntirwubakwa n'amafaranga gusa, rwubakwa n'icyubahiro, urukundo, amahoro no gushyigikirana. Iyo ibyo bihari, umugabo ataha yishimye. Hanyuma ukarenzaho ikintu gikomeye cyitwa gusenga. Ariko hari umuntu usenga ibi byose byanamunaniye, aya ngaya aba yapfuye. So twarebye ibintu 3 byatuma umugabo ava mu rugo. Twabonye kudahabwa icyubahiro, twabonye stress y'amafaranga, twabonye kubura amahoro mu rugo, ndetse tunabona kutumva ko akunzwe cyangwa ashyigikiwe muri ubu buryo bwa encouragement, appreciation, no kumva ko hari umuntu umuri inyuma buri gihe. Kanda subscribe niba ukunze iyi video, wisharinge n'abandi. Abagore duhaguruke twige gushyigikira abagabo bacu. Urugo ntago rwubakwa n'umuntu umwe. Ndabakunda, ingo zacu ni ishema ryacu. Nimbabaze nk'ibisanzwe, kora subscribe niba iki kiganiro kigukoze ku mutima. Hanyuma ukande like, usharinge iyi video igere no ku bandi benshi. Naho bye bye.